Ikaze rero mbahaye ikaze ku ijambo ry'umwimerere. Karibu ku ijambo ry'umwimerere, mbahaye ikaze. Jewe Muhirwa. Shalom Bashem Adonai Elohim Elohei Abraham Yitzhak Yaakov Yeshua HaMashiach. Maze אנחנו הולכים ללוחות היום ibitabo 20 byakuwe muri Bibiliya. Mbanje kubasubiza mu izina ry'Uwiteka, izina ry'Imana ishobora byose, Imana ya Abraham, Isaka na Yakobo, mu izina ry'umwami wacu Yeshua HaMashiach, benshi bazi nka Kristo. Ese uyu munsi niki tugiye kureba? Tugiye kureba iki uyu munsi? Tugiye kureba ibitabo 20 byakuwe muri Bibiliya. Narebye mbona bishobora kuba na 50, hari navuga 75, ariko ngewe reka mbafatira ibitabo 20 byakuwe muri Bibiliya kugira ngo turebe impamvu babikuyemo, turebe koko niba ari ukuri. Wishungura urebe, ntukamire bungura ibyo nguhaye, ujye ukoresha inyurabwenge yawe urebe koko niba ari byo ari ukuri. Biravugwa rero ko mu minsi ya nyuma ubwenge buzagwira, hazaba ubwenge bwinshi cyane, ariko abantu babifata ntabwo ariko biri, kuko ubwenge buzagwira, ukuri kuze hanze, kwa kuri kuzabohore abantu. Benshi rero babifata ko ngo n'inyigisho nyinshi zizaza, ahubwo ni ukuri baba bavuga abantu batumva. Nkabatindiye rero, kanda like, usangiza abantu izi nkuru kugira ngo zisangike ahantu benshi cyane, zigere ku bantu benshi cyane, maze bamenye ukuri, bave mu buyobe, none nabo bimenyera ukuri. Nagutindiye weho, kanda like, tugende ubundi nkubwire ibitabo 20 byakuwe muri Bibiliya. Reka turebe byari byo. Ibitabo 20 byakuwe muri Bibiliya. Igitabo cya mbere, igitabo cya Enoki, cyakuwe muri Bibiliya kubera ko gifite ibisobanuro byimbitse by'abamarayika baraguye, kikavuga ku madayimoni, iby'amadayimoni, ibihanganye by'abijante byabyawe n'abo bamarayika n'abana b'abantu, kuko bishyira hanze inyigisho za kiliziya n'itorero. Urumva nyine gitamaza itorero, niyo mpamvu bagize gutya bakivanamo. Igitabo cya kabiri, Ivanjiri ya Thomas. Ivanjiri ya Thomas ni igitabo gifite imvugo z'umwuka zerekeye ibya Yesu Kristo, cyakuwemo kubera ko cyamamagazaga inkuru z'ubwiru buhishe bwahishwe muntu. Bwa bwiru bahishe muntu buri mu gitabo cya Thomas, bahize gutya barakinyegeza bakivanamo. Igitabo cya gatatu, Ivanjiri ya Maria Magdalena. Iyo vanjiri ivuga ko Maria Magdalena yari umwigisha w'intangarugero, cyavanwemo kubera ko gituma ubudahangarwa bw'abagabo kwigisha ijambo ry'Imana ari bonyine buteshwa agaciro. Maria Magdalena bari umwigisha mwiza, kandi bakavuga ngo n'abagabo gusa bagomba kwigisha, bahise bagikuramo. Igitabo cya kane, Ivanjiri ya Yuda, igaragaza ko Yuda yashyigikiraga Kristo, nubwo twebwe tubwirwa ko ahubwo yagambaniye Kristo. Urumva ko nimba izo nkuru zihabanye, bahise bagikuramo. Igitabo cya gatanu, igitabo cya Yubile, gisubiramo inkuru z'intangiriro hamwe n'amategeko akakaye, kuko kivuga neza iby'itangiriro. No kumwitangiriro muri Bibiliya hari abavuga ibintu bakabikata, noneho kuba kivuga no ku mategeko ko abantu bagomba gukurikiza amategeko bikakaye, bagikuyemo. Apokalipsi ya Petero, igitabo cya gatandatu bakuyemo, kivuga ku byibonekerwa gikuzimu, kuko abantu babonye ikuzimu, cyakuwemo kubera gihabanye n'inyigisho za kiliziya n'iz'itorero. Ntabwo cyemeranwa n'iby'itorero cyangwa kiliziya ivuga, bahise bagikuramo. Cya karindwi, isengesho rya Manase, isengesho yakoze barivanyemo. Mwibutse, subira inyuma. Manase yari umwami wa Israel. Abami nka 3-4 bamubanjirije baraje bakora bamwe iby'Imana yanga, abandi iby'Imana ishaka, baganisha abantu ku Mana, barabagarura bashyira ku Mana. Umwami Manase agarutse, byose bikubita hasi. Imana irarahira iravuga iti, nta mugome nta mubisha n'uyu numwe nabonye umeze nka Manase, ibicumuro akoze sinzijya mbimubara na rimwe. Muri Bibiliya harimo aratakamba, araboroga, asaba Imana imbabazi, nibwo yanditse iyi baruwa, ayishyira mu isengesho. Iryo sengesho rero rikaba ryarigamije gusaba imbabazi iby'umwami Manase yanditse, ariko ryakuwemo ngo kubera ko batazi aho ryavuye kandi nta nkomoko yayo bazi. Urumva? Niyo mpamvu bavuga ngo arivanywe. Kandi Manase, wibuke
muri biriya bavuga nyine ko Imana yarakariye cyane ariko bagize gutya babivanamo. Igitabo cya 8 cyakuwemo igitabo cya 2 cya Enoki. Enoki wibuke ko yagiye mu ijuru aragaruka aza kongera kugenda burundu. Noneho iki gitabo kigaragaza urugendo rwa Enoki mu ijuru. Cyavugaga nyine ibyo yabonye mu ijuru. Cyakuwemo kubera ko ibitekerezo by'umwuka ngo bitari mu nyigisho z'itorero na kiliziya. Agiye mu ijuru bamuhaye ibyo yandika, aribyo mpora mvuga ni nta kuntu Enoki yajya mu ijuru yaragendanye n'Imana imyaka 350 none akajya mu ijuru akagaruka akabona kugenda. Noneho nitwe tuzi uko ibintu byagenze. Bagikuyemo nyine ngo kuko gihabanye n'inyigisho z'itorero. Icya 9 Ivanjiri ya 12 cyifashishwaga n'abanditsi ba kera ariko cyaburiwe irengero kubera ko cyari mu bwenge n'ubumenyi bwahishwe muntu. Icya 10 Apocalypse ya Abraham nacyo cyakuwemo. Ni igitabo cyarimo ibonekerwa ry'ijuru kivanwamo ngo kubera ko ngo ntacyo cyari kimariye abakristo. Abraham aravuga ibyibonekerwa ry'ijuru ngo none bagikuyemo ngo kubera kidafitiye akamaro abakristo. Ibi sinzi ntuwabyemera uwariwe. Turebe 11 iyerekwa rya Paulo. Paulo wibuke niwe wanditse Isezerano Rishya hafi ya ryose muri Bibiliya dufite, ariko ibonekerwa rye bari kwemera twumva icyo barijije. Rivuga ku bisobanuro birambuye byo mu ijuru ni kuzimu. Cyakuwemo ngo kuko nta ubasha cyari gifite. Paulo yanditse hafi kimwe cya kabiri cy'Isezerano Rishya rya Bibiliya, noneho ibyo yaretswe ngo nta ubasha bifite, kubw'iyo mpamvu babivanyemo. Mbwira nawe ibyo utekereza. 12 igitabo cy'intambara z'Imana. Iki gitabo kivugwa mu kubara 21:14, ariko cyakuwemo kuko ngo kibanda ku mateka, kikibanda ku mateka gusa ngo kitavuga iby'ijuru. Gaturebe igitabo cyo kubara niho tubisanga. Kubara 21:14 igitabo cy'intambara z'Uwiteka. Icyo cyatumye bivugwa ko mu gitabo cy'intambara z'Uwiteka ngo yakoze ibyo ku nyanja itukura. Iby'Imana yakoze ku nyanja itukura no mu mibande ya Arunoni byari muri icyo gitabo cy'intambara z'Uwiteka nk'uko tubisoma mu kubara 21:14. Iyi biratubwira ngo niba ushaka kumenya ibyabaye mu ntambara z'Uwiteka, genda ubishaka muri igitabo cy'intambara z'Uwiteka nk'uko byanditse ibyabereye ku nyanja itukura n'ibyabereye mu mibande ya Arunoni. Biri hehe? Babivanyemo. Urabona Bibiliya niyo ikwibwira bagize gutya bahita bivanamo. Dukomeze rero turebe igitabo cya Jasha, niko bakita Sefer Hayashar mu Giheburayo. Igitabo cya 13 cyavuyemo kivugwa muri Yosuwa wa 2, kikavugwa no muri Samweli, muri Bibiliya dufite, ariko cyabuze imyaka myinshi hanyuma kiza kongera kuboneka. Banga kugisubizamo ngo kuko batamenye ko ari cyo cyukuri kigarutse. Ibintu nabira byenda seke. Muri Yosuwa dufite muri Bibiliya bakivugamo no muri Samweli wa 2. Noneho cyarabuze, urumva ko barakinyegeje hashize igihe kirekire barakigarura. Noneho kigarutse nanone bagukemera ngo ko batamenye ko ari cya kindi cyukuri kigarutse. Reka turebe icyo Bibiliya bitubwiraho. Yosuwa 10:13 nkuko biri muri Bibiliya, igitabo cya Jasha Sefer Hayashar. Nuko izuba rihera ko rihagarara n'ukwezi kugumaho kuri. Izuba ryarahagaze n'ukwezi bihagararaho kuri, bigezaho ubwoko bw'Imana bumariye guhora inzigo y'ababisha babo. Mbese icyo cyanditswe ntago cyanditswe mu gitabo cya Jasha, mu gitabo cya Jasha. Izuba riguma ku ijuru hagati, ritinda kurenga, rimara nk'umunsi wose. Ibyo bintu biri mu gitabo cya Jasha, uko izuba n'ukwezi byahagaze bikanga kugenda bikamara umunsi wose. Twagomba kumenya byagenze gute, byatewe n'iki, babikuyemo. Turakomeza. Samweli wa 2 rimwe kuri 14:18 igitabo cya Jasha Sefer Hayashar. Nuko Dawidi aborogera Sawuli n'umuhungu we Yonatani, amuborogera uyu muborogo,
abategeka kwigisha abayuda indirimbo y'umuheto yanditswe mu gitabo cya Yashari, mu gitabo cya Jasha. Urumva niba ibintu byanditse mu gitabo cya Jasha bakabitubwiraho kabiri mu banditsi ba Bibiliya babiri batandukanye kandi nabo bari muri Bibiliya, kandi iryo jambo rikatubwira ngo genda niba ushaka kurema ibintu byo mu gitabo cya Jasha ubishakemo, bakaba barakivanyemo. Ngira nawe dukomeze turebe igitabo cya Gadi icyabona umuhanuzi Gadi, kivugwa mu bami ba mbere, cyakuwemo ngo kuko kopi zabashije kurokoka zitari zizewe. Urumva ibitabo byose barabikumire barabica babivanamo, none ibirokotse bigarutse banga kubyemera kubyizera ngo kuko ayo makopi yagarutse yabonetse atari yizewe. Reka turebe ibyacyo nabyo. Hano turebe tubisanga mu Ngoma ya mbere 29:29, igitabo cya Gadi cyabona umuhanuzi. Ibindi byerekeye umwami Dawidi, intangiriro n'iherezo, dore byose byanditswe mu gitabo cya Samweli umuhanuzi, mu gitabo cya Natani umuhanuzi, no mu gitabo cya Gadi icyabona umuhanuzi. Urumva niba dufite igitabo cya Samweli muri Bibiliya, dufite icya Samweli wa mbere, Samweli wa kabiri, icya Natani bakivanyemo nk'uko tuje kubireba, noneho n'iki cya Gadi bakivanyemo. Urumva ko nta kuntu wagira abo bahanuzi babayeho mu gihe kimwe babona ibintu, noneho ufata umwe umushyiremo undi ntumushyiremo. Nawe ngambwira nahawe uratubwira. Dukomeze rero turebe ibitabo 20 bakuyemo. Tugiye kureba igitabo cy'umuhanuzi Natani, nacyo cyavanywemo, kivugwa mu bami ba mbere ngo tumaze kwibona, nacyo cyakuwemo ngo kuko kopi zacyo nazo zabashije kurokoka zitizewe zitari zemewe. Urumva ko yaba Gadi na Natani bari bagendanye na Samweli, hari Samweli, Natani na Gadi. Samweli niwe bagumishemo uwa mbere n'uwa kabiri, Natani bamuvanamo na Gadi bamuvanamo, ngo kuko kopi za Gadi n'iza Natani ngo basanze zitizewe kubera zarokotse nyine iryo nyegeza, basanze ngo zitizewe bazivanamo. Katurebe rero tubisanga muri cya gitabo nanone nakubwiye cy'abami ba mbere. Twongere tubisome bikubwire uko bimeze. Ingoma ya mbere 29:29, igitabo cy'umuhanuzi Natani. Ibindi byerekeye umwami Dawidi, intangiriro n'iherezo, dore byose byanditswe mu gitabo cya Samweli umuhanuzi, mu gitabo cya Natani umuhanuzi, no mu gitabo cya Gadi umuhanuzi. Urumva igitabo cya Natani nacyo bagikuyemo. Igitabo cy'ibimanuka, icyo cyo ntabwo cyari kurokoka. Urumva ko nyine birumvikana ntabwo cyari kurokoka, kahumva impamvu bakivanye mu gitabo cy'ibimanuka. Gikuyemo amateka ibihangange, cyakuwemo ngo kuko cyari giteye ubwoba kandi kigahuza neza n'ibiri mu gitabo cya Enoki. Urumva nyine niba bavaye n'icya Enoki, igitabo cy'ibimanuka ntabwo bari kukigumishamo, ntabwo bari kukirebera izuba. Ibyo birumvikana. Ikindi gitabo rero cyavuwemo igitabo cy'amategeko y'Uhoraho, igitabo cy'amategeko y'Imana, kivugwa muri Yosuwa 24:26, kivuga ku mimerere n'imibereho ya muntu, ngo cyakuwemo ngo kubera ko kitari ijambo ry'Imana. Reka tuze tubirebe muri Yosuwa 24:26, igitabo cy'amategeko y'Uhoraho, amategeko y'Imana Uwiteka. Nuko Yosuwa yandika aya magambo mu gitabo cy'amategeko y'Imana. Yosuwa yanditse aya magambo mu gitabo cy'amategeko y'Imana kirihe bakivanyemo. Afata ibuye rinini arishinga munsi y'igiti cy'umwera cyegeranye n'ubuturo bwera bw'Uwiteka. Ariko byose byanditse muri icyo gitabo cy'amategeko y'Uhoraho, cy'amategeko y'Imana kirihe bagikuyemo. Tuze turebe rero igitabo cya 18 cyakuwemo, igitabo cy'umuhanuzi Shemaya, kivugwa mu bami ba kabiri, cyakuwemo ngo kubera ko inyandiko zacyo zarabuze, kandi ngo nta bigwi cyagize mu nyigisho z'idini na kiliziya cyangwa urusengero kwa bivuga. Reka turebe mu bami ba kabiri icyo batubwira. Abami ba kabiri baratubwira iki? Mu ingoma kabiri 12:15, igitabo cya Shemaya umuhanuzi. Ibindi byerekeye Roboamu, intangiriro n'iherezo. Wibuka Roboamu yari umuhungu wa Salomo, Isiraheli imaze gucikamo kabiri, ubwoko 10 bwa ruguru. Roboamu asigaranye Yuda na Benyamini hepfo. Uko byaje kugenda bamaze gutatana, ibi byose muri iki gitabo cy'umuhanuzi Shemaya, ariko byavanywemo. Ibindi byerekeye Roboamu, intangiriro n'iherezo rye,
si byo byanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Shemaya no mu gitabo cya Ido Icyabona umuhanuzi Ido nacyo bakivanyemo ibyo byose byerekeye imiryango ko byagenze ntubisanga muri ibyo bitabo yaba igitabo cy'umuhanuzi Shemaya n'umuhanuzi Ido birihe babikuyemo warangiza ukambwira ngo Bibiliya ntibayivanye ahubwo bwa bwenge bavuga buzagwira utangiye kureba ibintu bya Bibiliya ukareba ibintu bavanyemo ukareba ukuri ukareba n'ukuntu biri kwa kwisi iyi Bibiliya barayigosoye byahatari ahubwo katurebe igitabo Ivanjiri y'ukuri urumva se ukuri niko ntago bakurebera izuba ukuri bahise bakuguzamo nyine igitabo kibandaga cyane ku nyigisho za Yesu hamwe n'ukuri kibandaga kuri Kristo kikibanda no ku kuri ngo cyakuwemo kubera inyigisho zibanga cyari gifite inyigisho zibanga n'ubwenge n'imimerere ihambaye urumva igitabo kikubwira ukuri kiguha inyigisho z'ukuri cyo ntabwo bakirebera izuba nyine bagomba kugihubuzamo bakivanyemo icyanyuma rero kuri liste yanjye nakubwiye ko nabicaguye byari nka 50 nabashe kugosora nyine nanjye ndeba kuko bikakaye bihita bigaragara ko babivanyemo izuka rya Yesaya umwe tubona muri Bibiliya nawe wanditse ubuhanuzi bwa Yesaya izuka rye kirimo ibitekerezo by'ijuru n'ubuhanuzi ku byerekeye Yesu Kristo cyakuwemo kubera ko cyavugaga ku mperuka y'isi bikomeye urumva nyine ibintu bivuga imperuka nuko ibintu bizagenda ntabwo baberezwa bahise babikuramo bihuzamo ngibyo rero ibitabo 20 nabashije gushyira hamwe kugira ngo urebe uko babihubujemo noneho umbwire ibyo badusigiye ibaze tugiye nko ku yindi 20 nanone n'ibindi 20 n'ibindi noneho tukabyinjiramo tukareba koko ibyo bitabo byari bifite iki kuki babikuyemo urumva impamvu batanga niba wumva izo mpamvu batanga zifatika andikamo impamvu zirafatika impamvu zidafatika andika ati hoya ahubwo ndabona bimeze gutya na gutya utanga igitekerezo cyawe tubwire uti dore nyamara ukuntu ibintu bimeze nuko bimeze tanga igitekerezo cyawe nkaba mbashimira nanone rero abantu bakomeje kwiyandikira muri benshi cyane nzi ko munyote ukuri nk'ibi bintu ntabwo mwari mubizi najyaga mpora mbabwira ko ibitabo byavuye muri Bibiliya ntimubyumve ndibaza ubu ngubu mutangiye gukangwa ku maso mumaze kureba impamvu bagiye bakuramo ibitabo kandi ko izi ari gihamya simusiga ko ibitabo ahubwo byari bifite ubumenyi bwiza kandi Imana ashaka kutumenya kugira ngo kutubora ariko wiruke Imana yadusezeranyije atubwira ati muhumure mu gihe cyane bwa bwenge bwinshi nibugwira nibwo bizongera kugaruka nibyo ubona turimo niwo murimo twahamagariwe kuzana kuno kuri kwijambo ry'umwimerere nkambashimiye rero Imana ikomeze barinde shalom toda haba tov meyo